hari ubutumwa bwatanzwe n'ikigo cy'imisoro n'amahoro bureba abasanzwe bamenyekanisha umusoro wa TVA na TPR mu bihembwe ko bazamenyekanisha bakanishyura TVA n'umusoro ku bihembo by'abakozi ariwo TPR byakiriwe mu kwezi kwa gatandatu konyine bitarenze itariki ya 17 z'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka wa 2023. Ikigo cy'imisoro n'amahoro gisobanura ko impamvu nyirizina yo kugira ngo ukwezi kwa gatandatu kumenyekanishwe kandi kwishyurwe konyine ari ukugira ngo nyuma y'iyi tariki hazatangire kubahirizwa uburyo bushya bwo kwishyura iyi misoro mu bihembwe. Ibi bisobanuye ko nyuma y'itariki ya 17 z'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka wa 2023 ibihembwe bishya bizatangira gukurikizwa. Hazabarwa ukwezi kwa karindwi, ukwezi kwa munani ndetse n'ukwezi kwa 9. Aya mezi atatu azamenyekanishwa bitarenze itariki ya 16 ukwezi kwa 10 muri uyu mwaka wa 2023. Aha nanone ushobora kwibaza utese nizihe nyungu ziri mu gushyiraho ibihembwe bishya mu kumenyekanisha no kwishyura umusoro wa TVA ndetse n'umusoro ku bihembo by'abakozi. Impamvu rero wenda nyamukuru yo kugira ngo tusabe ko abasora bamenyekanisha ukwezi kwa gatandatu kwako nuko twagombaga kuhindura tuva mu bihembwe byari bisanzwe bimenyekanishwa tujya mu bihembwe bishyashya bipanze ku buryo butandukanye n'ubwa mbere. Ibyo rero wenda umuntu yakwibaza ati se kuki hajeho ubwo buryo bw'ibihembwe bishyashya, uburyo bwo kubara mbega bwo kwishyura umusoro mu bihembwe mu buryo butari busanzwe, byari kugira ngo tworohereze abasora. Nkuko mubizi rero ibihembwe bya mbere byatangiraga, igihembwe cya mbere cyatangiraga mu kwa 12 kigafata kwa 12 ukwa mbere n'ukwa kabiri kikamenyekanishwa mu kwa gatatu, bityo bikazarangira n'ubundi igihembwe cya nyuma kirangiye mu kwa kabiri. Ariko mu by'ukuri bikatera imbogamizi zikomeye ku basora. Birumvikana ko usora ntiyabaga afite uburyo bwo guhuza ibyatunze umwuga cyane cyane ku mishahara yishyuye ngo abashe kuvanamo amezi 12 yagize umwaka watambutse atandukanyeho n'amezi angahe nk'abiri cyangwa 3 yagize umwaka ukurikiyeho. Bityo mu by'ukuri bikabatera confusion cyangwa se urujijo mu buryo bwo kubimenyekanisha no kubihuza n'ibihembwe bisanzwe bimenyekanishwa ku musoro ku nyungu, ariko bikanatera n'izindi ngorane zo kuvangura ibyatunze umwuga bigize umwaka umwe gusa kugira babivangure babitandukanye n'iby'umwaka watambutse. Wenda ababyumva bashinzwe kugira inama basora bo bahita babyumva icyo bivuze, nubwo birimo tekinike nyinshi, ariko ahanini byari biteye ingorane ku basoreshwa babaga bashaka kumenyekanisha. Ubwo buryo rero buje koroshya. Impamvu rero yo kubigena kugira ngo ukwezi kumwe konyine kumenyekanishwe kwa gatandatu kumenyekanishwe bitarenze tariki 17 z'ukwa karindwi no kugira ngo tugire ukwezi kumwe kwihariye gutuma noneho twimukira mu bihembwe bishyashya. Nibyo nakwita cut off. Ubwo ni cut off month ituma nibura twimukira mu bindi bihembwe bishyashya tutagize ingorane zo gukomeza kubivanga mu buryo bugoranye. Niyo mpamvu ikomeye. Ariko icyari inyuma y'ibyo ngibyo cyari cyo kugira ngo tworohereze abasora tubahe ibihembwe byoroshye bituma bamenyekanisha bigahwaniramo n'umwaka w'isoresha utangirana n'itariki ya mbere kugeza ku ya 30 z'ukwa 12 umwaka usoje. Gushyiraho uburyo bushya bwo kwishyura umusoro wa TVA n'umusoro wa TPR hagendewe ku bihembwe hashingiwe ku mabwiriza ya komiseri mukuru n'ayashingira ku itegeko rigena umusoro ku nyongeragaciro ndetse n'umusoro ku bihembo by'abakozi. Ibi byose ni ibyakozwe nyuma y'isesengura bikagaragara ko uburyo bwari busanzwe bwo kwishyura TVA na TPR mu bihembwe bwagoraga abasora nk'uko komiseri w'imisoro y'imbere mu gihugu abisobanura. Ariko inyungu kusora nuko nk'iyo dushyizeho bino bihembwe bituma nibura byorohera usora kugira ngo amenyekanishe mu bihembwe bihura n'umwaka w'isoresha cyane cyane ku musoro ku nyungu, bimugirira ingaruka nziza kuko we dépenses ze, twibuke ko umusoro ku bihembo burya iyo abantu bawishyuye ubuzafatwa nka dépense cyangwa se byatunze umwuga kugiye tuzaba tumenyesha umusoro ku nyungu wa societe runaka. Inyungu rero bifite nizi nuko
azaba azi igiteranyo cyose cya teperi yishyuye cyangwa se umusoro ku bihembo yishyuye wose ku mwaka, bizahita bihwana n'ayo agomba kwikuriramo igihe azaba amenyekanisha umusoro ku nyungu. Mu gihe mbere byamusabaga gufata amezi make ariyo ukwa mbere ukwa kabiri kuyakuramo kugira ngo abashe kumenya ibyatunze umwuga by'umwaka watambutse, ariko bikanamusaba kujya mu mwaka wabanjirije uwamenyekanishamo kugira ngo azane y'amezi ukwa mbere n'ukwa kabiri, bikamusaba gukuramo aya mezi yasoreje w'umwaka no kuzana amafaranga yishyuye muri ya mezi yabanje y'umwaka watambutse. Urumva rero byasabaga akazi kenshi, ibihe bimwe na bimwe impapuro ze zitabitse neza mu by'ukuri byagoranaga, ugasanga bamwe na bamwe birabagoye. Iyo ni inyungu ya mbere kusora. Inyungu ya kabiri, igicuruzo kuri TVA n'igicuruzo ku musoro ku nyungu byanyuranaga kubera ayo mezi abiri y'umwaka uzakurikiraho n'amezi abiri yasigaye muri wa mwaka watambutse, bikamutera ingorane zo guhuza igicuruzo cyo kuri TVA n'icyo ku musoro ku nyungu. Bikabagora mu by'ukuri kubona kitusi, bikabagora kubona tax clearance rimwe na rimwe ariyo attestation de non créance, ugasanga mu by'ukuri bimuzaniye imbogamizi igihe cyose agasanga afite ibinyuranyo mu gicuruzo cye. Ibyo rero nabyo twagerageje kubihuza, turavuga tuti nibyo byamworohereza aramutse umusoreshwa abonye igicuruzo cye cyose gihwana n'umwaka guhera ku itariki ya mbere z'ukwa mbere kugeza ku itariki 31 z'ukwa 12. Iyo ni inyungu ya kabiri. Inyungu ya gatatu bita byoroshye imenyekanisha. Nawe urabyumva ko niba mu by'ukuri nabaganye ngomba kujya gukora imibare myinshi kugira ngo mbashe gukora imenyekanisha ryaba ry'umusoro ku nyungu cyangwa ry'umusoro ku bihembo cyangwa se rya TVA, ubu ngubu biroroha, uhita umenya uti igicuruzo cyanjye cy'umwaka ni ibi ngibi, bikaba birangiye. IBM ikabira nagufashije kuko yo ibifite cya gicuruzo. Hanyuma icya gatatu ni uko ibyatunze umwuga. Byatunze umwuga twabonye ko ubu ngubu urabizi muri systeme biri automatique. Twagenaga tugaterura declaration z'amezi 10 yayandi abiri tugategereza ko taxpayer abanza kubisobanura. Ni inyungu nk'izo ariko n'icya kane nuko twagerageje kubihuza n'ibihembwe byari bisanzwe by'umusoro ku nyungu. Urabizi ko ibihembwe by'umusoro ku nyungu ni ukwa mbere ukwa kabiri n'ukwa gatatu, tugatanga amezi 3 umuntu akazamenyekanisha mu kwa gatandatu. None uyu munsi turavuze ngo kuri TVA na TPR ibihembwe bizaba bitangira mu kwa mbere, kuzaba ari ukwezi kwa mbere ukwa kabiri n'ukwa gatatu, amenyekanishe mu kwa kane. Urumva nibura amezi ubwayo ari bumenyekanishwe ku musoro ku nyungu nari bumenyekanishwe kuri TVA no kuri TPR azaba ari amwe, ku musoro ku nyungu nuko twamuhaye amezi 3 yo kwitegura. Ibyo rero byatumaga kera bibeshya, yazajya kumenyekanisha TPR na TVA akabyitiranya na ya mezi twamenyekanishagaho y'umusoro ku nyungu ku gihembwe cy'umusoro twishyuraho umusoro ku nyungu. Ibyo bihembwe akabyitiranya akazakererwa bigatuma bamuhana. None uyu munsi tumuhaye ibihembwe bimeze kimwe, ahubwo amatariki yo kumenyekanishiriza akaba ari yatandukanye. Ibyo rero biroroshye ku musoreshwa uhita yumva ko yoroherejwe uburyo bwo kumenyekanisha. Izo nyungu rero nizo mu by'ukuri twashakaga kuzanira usora kugira ngo byo gukomeza kubavangira, kuko wabonaga benshi bakererwa bagacibwa ibihano kubera kutamenya no kudasobanukirwa. Nkuko rero mwabikurikiye, abarebwa no kwishyura umusoro wa TVA na TPR mu bihembwe, ukwezi kwa gatandatu kuri kumenyekanishwa kandi kukanishyurwa konyine bitarenze itariki ya 17 z'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka wa 2023. Impamvu ikaba ari kugira ngo nyuma y'iyi tariki hazatangire gukurikizwa ibihembwe bishya, ari nabyo bizafasha abasora, kuko ibihembwe byari bisanzwe byasaga naho bigoye. Uramutse rero hari ikibazo ugize, ushobora kuduhamagara ku murongo wacu utishyurwa 3004, cyangwa se nanone ukaba watwandikira ku mbuga nkoranyambaga.